kwibagirwa ko urugamba ruriho. Urugamba rurakomeje. Dawidi ntabwo yagomba kwibagirwa ko urugamba rugize ute ruriho. Iyo byibagirwa biba byararangiye. Umufilisiti yari afite amaboko, yari afite imbaraga. Buriya ibintu turwana nabyo, ibintu urwana nabyo, ibintu bituma Imana igushiraho amavuta, ikakwihera amavuta ukagendana nayo, ni ibintu bifite imbaraga. Imana yagutanze, byakurya mu minota, mu masegonda byaba byagutanyaguje byakurangiye. Rero rinda amavuta, ariko n'ubundi ntuyakandagiza abandi. Rinda amavuta, amavuta ntuyazanemo intama. Buriya ubundi amavuta nicyo cyiza cyayo, atuma wumva ukomeye no mu bihe bibi, na hahandi byanze uhabwa imbaraga ziri muri ayo mavuta. Aleluya. Ubundi ubu muri kwagamwa abagabo mugira se ngo agaciro na amavuta. Ubu byo yakuvuyeho twese twabimenye. Ariko kubera kikuriho, Imana igumye yakurindireho. Aleluya. Abayuda rero Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kubana nabo, tugafatikanya uyu mwuga cyangwa uyu murimo wivuga butumwa mu muhamagaro mwiza Yesu yabonye yuko dukwiriye, maze iraduteranya ntabo turibo ntacyo turicyo, maze tugabira uyu murimo mwiza ngo tujye tubagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi byinshi cyane. Ariko abafatanya bikorwa bacu nabavuga butumwa bari ahantu hatandukanye hirya no hino. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, reka tumwakire, tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego turakomeye, turamaho, turashima Imana. Amakuru ni meza. Okay. Ibushize twakoranye ikiganiro cy'ubuhamya bwiza cyane, abantu baragikunze mu by'ukuri, bifasha abantu, barabibona, bagenda bahembuka, bamenya imisozi y'amasengesho y'inaha ngaha. Ariko bageze ahandi wabwiye umusozi ati bakwita kwibere rya Bigogwe, ati wa musozi we rero uranyonsa. Abantu baravuga ati burya hari igihe umuntu ashoberwa ariko Imana ikamutabara. Wowe rero ugiye gukurikira rino jambo ry'Imana, reka nkwibwirire ngo niba ubabaye usenge, kandi niba wishimye ujye wifatanya n'abatishoboye, kuko Yesu ubwe yatoreye amagambo aravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazajya bagenda bagabana ku mugisha w'Imana. Reka rero uyu mugaragu w'Imana tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana, katumuragize Imana, ubundi tumutereke mu mbaraga zayo, ubundi akore iki ijambo ry'Imana rishaka, rigende rihindura abantu, rigiye gukora icyo we yakwifuza mu mitima y'abantu, ahubwo rikore icyo ryo rishaka nk'uko intego y'ijambo ryayo ariko riri. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana nziza, ukaba Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inama zawe utajya uhema kugira abantu bawe. Nguyu umugaragu wawe ari imbere yawe, agiye kuvuga ijambo ryawe. Ni umwana w'umuntu rwose, yambaye inyama n'amaraso, ntiyabona n'icyo Mwami Imana yavuga, ariko uyo utegetse Mwami umuntu arabasha. Iyo umuvugiyemo Mwami Imana avuga ibyawe. Ndakwinginze ngo ibintu agiye kuvuga Mwami Imana bihembura abantu, bigiraho bibavana naho bibakitsa. Imbaraga zawe n'igikundiro cyawe mubeho, mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ribohora imitima, ndetse ijambo rihembura, ryuhira. Hari igihe umuntu aba ariho ariko ameze nk'imyaka yumye. Hari igihe ibisimba biza mu birayi ugasanga ibirayi byumye kandi bihagaze. Hari n'igihe rero umuntu abaho akumva yakakaye, akumva yumye, akishakamo igisubizo akakibura, akabona nta nzira. Ariko imbere y'ibikomeye, imbere y'ibigukanga, imbere y'ibigushotora, hari Imana, hari imbaraga zikuzura. Imbere y'ibyo ubona biguteye ubwoba, aho ngaho ni Imana yiyerekanira. Hari ibiza bikagushotora, ibyo ngibyo ntibigutera ubwoba niba muri wowe harimo kwizera Imana. Ahubwo icyo ugomba gusaba ni imbaraga zigutera kwizera, ukagira gutinyuka.
tugiye gusoma mu bami ba mbere ibice 20 umurongo n'uwa 11 reka dusabe Joel ahadusomera. Yes. Reka dusome mu bami ba mbere ibice 10 umurongo wa 11. Ibice ni 20. Yego. Umurongo wa 11 urabanza usome umutwe w'amagambo w'iryo jambo. Abami ba mbere 20:11 haravuga ngo umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati mubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngatabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Ubwo Beni Hadadi yari mu ihema nkomeze yasoma umutwe w'amagambo wo kuri 20 ku gice ahabanza. Umutwe w'amagambo haravuga ngo Beni Hadadi umwami w'Isiriya yendereza Ahabu. Amen. Imana iguha umugisha. Naho nashatse ko tuganira. Iri jambo rero umvise ko hajemo abagabo babiri. Yego. Hajemo Beni Hadadi. Yego. Yendereza Ahabu. Aba bagabo bombi bari abanyamaboko. Ariko umwe agashotora uwundi. Noneho ngo birangije n'ubundi umwami wa Isiriya ngarangije avuga ijambo rikomeye asa n'umuntu wajemo hagati yabo. Haleluya. Ubundi ukuvuga ngo hagati y'ibyo ubona bikugose n'ubundi haba harimo ikintu. Ngo none hajyamo hagati. Arangije arabwira ati abwira Beni Hadadi ati ucyambaye umwambaro w'intambara ntiyirate nk'uwikuyemo atabarutse. Ibyo yashakaga kubwira Beni Hadadi ni yashakaga kumubwira ati witondura cyari mu rugamba. Ejo byanga byakunda ibintu byagira bite byahinduka. Rero natwe abantu turacyari hehe mu rugamba. Ucyambaye umwambaro w'intambara ntabwo yemerewe kwirata ngo avuge ngo ndatabarutse yumve ko ibintu birarangiye. Ahubwo iyo wambaye umwambaro w'intambara ugomba kumenya ko ari bwo urugamba rujya kugira ute gutangira. Beni Hadadi rero yagize kwirara ngo yumva ko urugamba rugize ite rurangiye yibagiza ko akiri hehe ku rugamba. Haleluya. Twe kujya twirengagiza ko turi hehe tukiri ku rugamba. Uracyari ku rugamba. Uyu mubiri wambaye uri ku rugamba. Uko bucya bukira ibintu bigenda bihinduka. Hari igihe umuntu yibagirwa ko ari ku rugamba agatangira akavuga ati oya njyewe ibyabaye kuri Joel njye ntibyambaho byakubaho kuko uracyari ku rugamba kandi niba uri umusirikare wemerewe kujya he mu rugamba. Ubundi agaciro k'umusirikare si kwitwa umusirikare. Agaciro k'umusirikare no kujya mu rugamba. Kandi ubundi agaciro k'umusirikare si kuba yambaye imyenda isanzwe nuko hari umwambaro akwiye kugira ute kwambara. Haleluya. Ahabu rero we ngo Beni Hadadi yaramushotoraga cyane. Hari igihe umuntu agushotora akavuga ati we ntacyo ushoboye ntacyo uzigezaho. Ibyo byihorera uko wowe uri umusirikare. Ubundi uri umusirikare. Buriya Ahabu ikintu cyamuteye kwihangana yari iki? Yari umusirikare ufite amakuru wambaye imyambaro avuga ati Beni Hadadi nubwo wanshotora ute sinteze kuva mu murimo sinteze kuva mu kazi akazi karakomeje niho bwaje guca kuko ngenda hamya neza ko iyo amahoro ariho nibwo umusirikare agomba kuba maso. Ubundi Joel nubona uguwe neza ubundi azaba ari gusenga kubera kuko nibwo uzaba imbere gato ugiye kwinjira mu rugamba. Kandi buriya niba kugwa gitumo barakurasa. Biba bisaba kugira ngo ube maso. Uvuga uti niba aya mahoro ari reka nte kwibesha amahoro ahubwo reka ntegura intambara. Buriya umusirikare ari kuri mu gihugu hari amahoro bari kuvuga ati mwitonde dutegura intambara. Mujye hama muri ibyo bikoti ngo musinzire nubwo muri kurya muri guseka ariko mushobora kurangara gato tukagira gute tukarira kubera kuko umwanzi we mu gihe cy'amahoro mu gihe cy'umudendezo mu gihe abantu bari kumva ko byatunganye umwanzi nibwo aza gutera. Niyo mpamvu rero umwami Ezra yabwiye Beni Hadadi amubwira ijambo rikomeye aramubwira ati rero ucyambaye umwambaro uracyambaye umwambaro icyakabiri uracyarwana uracyari ku rugamba ushaka iki ku muri ya mugabo Ahabu watuza ukareka kumva ko urugamba rwarangiye aho kukamenya ko rugize ute rugikomeje. Aramubwira ati tuza uracyambaye iki umwambaro. Hari igihe rero umuntu abaho akumva kuko atacyambaye iki umwambaro.
hari umwambaro wambaye hari n'uwo nambaye ni imyambaro itandukanye ubundi n'ubundi abasirikare bambara amapeti agize ute atandukanye witonde rero utagira ngo ubwo urugamba rwagize ute rwararangiye ahubwo wowe ba maso kugira ngo ugire umwami ukuvuga neza akuvuge neza avuga ati oya nubwo bimeze bityo nubwo uri gusuzugurwa ariko genda nawe tegereza uzambara iki umwambaro buriya ubundi iyo urugamba rukomeje umuntu asubira kwitoza ubu utagira ngo kwitoza ngo buranga abantu ngo bitoza gusa ngo mu gihe ngo cy'intambara reka da ugiye kwitoza mu gihe cy'intambara rero ntacyo waba uri gukora ahubwo mu gihe cy'umudendezo niho umuntu asubira kwitoza buriya Dawidi yasutsweho amavuta ahubwo aya mavuta sindibesha ngo nyinjirane ahubwo ngiye kuyasubirana hehe mu ishyamba ubundi ari mu ishyamba yari azi kurwana n'idubu gusa ariko ntiyari azi kurwana n'iki n'umuntu ikindi yari ari mu ishyamba ntiyari azi imyambaro abami bambara yagombaga gusubirayo Aleluya yagombaga gusubira mu ishyamba akajya gushaka imbaraga akajya kwitoza akitoza ukuntu azahangana n'umufilisitiya utarakebwe ubundi ni ikintu nicyo cyasubije mu ishyamba nde Dawidi yagombaga gusubira mu ishyamba akitoza ukuntu azasanga bene wabo bishe mu myobo akababwira ijambo ry'ihumure buriya Dawidi yari ari mu ntama nta bintu by'ihumure yari afite amavuta niyo yamuteye kunguka ubundi amavuta ufite niyo agutera kunguka icyo uzabwira abandi amavuta ufite niyo agutera kunguka no mu bihe bikomeye uburyo ugomba kubanamo n'Imana Aleluya Dawidi rero Imana imusubiza mu ishyamba kandi ariho amavuta hari igihe umuntu avuga ati ngiye nshingiye amavuta mfite jora akavuga ati ngiye nshingiye amavuta mfite ku mavuta yanjye mfite amavuta yawe uwayagure mu isoko se n'igihwagariye n'iki n'ubuto ni diyama n'amamesa ngo nshingiye ku mavuta yanjye mfite nta mavuta yawe ufite amavuta tuyahabwa n'Imana niyaduha ikayagukomerezamo ikakwigisha ukuntu umuntu no mu gihe afite amavuta ajya gutura mu ishyamba akaba mu ishyamba agahuriramo n'idubu urume rukamusubiraho akarara mu ntama ubundi buri umuntu uri mu ishyamba iteka ryose arangwa n'urume yego arangwa n'urume rero mu ishyamba ugomba kugira ibimenyetso bikuranga nta mavuta yawe ariho ahubwo wayasutsweho ariko ugomba kubana nayo hehe mu ishyamba kugira ngo witoze uko uzajya hehe mu rugamba amen Dawidi rero igihe kigeze ari mu ishyamba buriya niho Imana yamubwira ukuntu urugamba ruzatangira n'Imana yamubwira uko bizagenda n'Imana yamubwira ukuntu azarwana buriya yibesha gato yakazanga ari kwishongora ngo mfite amavuta ngo ibintu byakazaye ngo mfite amavuta ngo banze uza amavuta ngo imbere y'abakuru banjye ngo Aminadabu ntiyarahari ngo mwabonye Imana itamwanga ngo Shama ntiyarahari ngo mwabonye ngo ko baje ari barindwi none mwabibonye ngo hari n'umwe bayasutse ngo ninjye bayasutseho iyo azana icyo kintu nta kabuza ariya mavuta ntacyo ari kuba kimaze kuri we ahubwo no mu mavuta uriyorosha niko bimeze no mu mavuta uca bugufi no mu mavuta ngo Joel ngo ntagatitira ngo avuge zomeni se nibi Imana yamugendera akaza kukubwira ikintu kigushira mu murongo no mu mavuta birasaba ko wiyorosha mu mavuta yacu nitwiyorosha Imana izadukoresha ibikomeye ariko nitugumya kwikomeza no kwizamura izazi dushire hasi iyo ubwayi twitsindagire nta n'umuntu ukoresheje ukuboko kwe ku itegeko ry'Imana bizashoboka kandi bizemera Aleluya Aleluya Dawidi rero amavuta ye ayakomeraho kandi ayakomera hagize ute acecetse ntiyigeze anasubira inyuma ngo abaze senga ariko ngo ubundi ngo kuki ngo wari wasubira inyuma ngo ajye kubaza ati kuki babajije ibibazo bakabanza bose baca imbere yuje kudusukaho amavuta ntabwo yigeze ajya kumubaza icyo kibazo yaravuze ati nubwo data yarabaye nk'umuntu wanyibagiwe ariko ntaribi data yanyibagiwe Imana iranyibuka Aleluya rero hari ibintu akenshi dukererwaho ugasubira inyuma kubaza kandi n'ubundi amavuta agize ute n'ubundi wayasutsweho ubundi uri kujya kubaza ibiki ahubwo we gumana amavuta niba utagezwe kuyasubirana mu ishyamba uyasubirane mu ishyamba wisubire inyuma kubaza nanga ngo usubire inyuma guhangana
ngo usubire inyuma kumva we hari abo ugiye gukandamiza. Ubundi amavuta ntatwemerera gukandamiza buriya Joe. Niko bimeze. Amavuta atwemerera y'ubwayo guca bugufi. Amavuta ubwayo atwemerera kwihangana. Ikindi ubundi aha amavuta ni inshishi zitondagira. Amavuta ntaga kwemerera kwirirwa uhanganye. Ibintu by'intambara iyo ufite amavuta wa wabirenzwe. Dawidi buriya iyo aba amavuta ye afite araye nkuko umuntu ajya ati amavuta yanjye ntago muzaho nayakuye. Ntago kuba nagiye kanyarira si igisubizo. Asa ko ufite amavuta biratuma ukandagira. Oya ntago bishoboka. Kuba naragiye muri Rusesi Imanza ntago biratuma nkandagira abantu. Kuba naragiye kanyarira ntibiratuma nkandagira abantu. Ahubwo kuba naragiye aho biransaba kwiyorosha. Kwiyorosha cyane. Kwiyorosha cyane. Imana ishaka ko twiyorosha. Joel Imana ishaka ko niyorosha. Buriya Benihadadi ikintu yazize kutiyorosha. Arangije yumva ko ari uriho. Haleluya. Yibagiza kuko Ahabu nawe ariho. Birangije rero buri hari igihe keshi umuntu avuga ngo amavuta ariko iyo utazanyemo kwiyorosha byanga byakunda arakurindimura nayo ubwayo. Niko bimeze. Kandi bene data ntidusaba amavuta turindimura nanga ngarindimura abandi. Ahubwo twembwe dusaba amavuta twubaka nayubaka abandi. Abatwumva bubake natwe yamaze kugira ute kutwubaka. Birarambwe ngo wigishaga bane nabo yigira ute yigisha. Rero iyo hatajemo kugabana nanjye ntacyo twavugana. Kubera kuko nanjye mbageneye ko tugabana. Ugafashwa ngafashwa. Ukuzuzwa nkuzuzwa. Nago mbanyeneye ngo ubyumve wenyine. Niyo mpamvu rero buriya mu mavuta habamo ibintu bikomeye. Mu mavuta habamo ingorane. Ariko izo ngorane zose nizi tumunezeza Imana. Dawidi yadasubira mu ishamba ntiyari kunezeza Imana. Dawidi yo bamuhiriye myambara akavuga ati reka nyambare ntwaye icubahiro ntabwo ari kunezeza Imana. Hari igihe umuntu afata ibintu byose akabyita icyubahiro ariko dore navuze ati rwose umva ibi byose icyubahiro n'ubundi wacu nitwigeze twambara ibintu nk'ibi. Oya twembwe tugenda n'ubundi uko dusanzwe tugize ute turi rwose. Oya twembwe ubundi tugenda nta bindi bintu twishizeho. Aravuga ati akira ingofero akira nikoti warugize neza ariko n'ubundi amavuta ndiho anyemerera kundinda icumu. Amavuta ndiho n'isasu ntiryandasa. Dawidi asamura kwizera gukomeye. Azamura kwizera gukomeye ati ntabwo rwose amavuta ndiho. Ntabwo uriya mugabo wasuzuguye Imana watutse Imana utubaha Imana ashobora kuvogera aya mavuta. Amavuta nasubiranye mu ishamba nyasukiweho imbere y'abandi nyemera nkasubirana mu ishamba. Ubu ngubu ntiyamaze kugira inyungu. Reba ibintu ufite niba byaragize inyungu. Kuko niba byaragize inyungu biratuma nta kabuza ukomeza udasubira inyuma. Ariko niba nta nyungu byagize byanga byakunda by'ubwabyo birakwisubiriza hehe inyuma. Niko bimeze. Ubundi Dawidi we yarebye inyungu amavuta yagiriye mu ishamba. Amavuta ubuzareba amavuta yagijwe n'izuba nk'umucuruzi w'amamesa. Ubundi hari amavuta aba yagijwe n'izuba. Dawidi impamvu yamusubije Imana yamusubije mu ishamba kwari ukugira ngo ari amavuta ataba nk'ayagijwe n'izuba. Buri umucuruzi w'amamesa iyo amavuta yagijwe n'izuba ari amamesa akagumya kuyacuruza arahomba. Ariko yacuruje yamaze kwegerana arunguka. Nukuvuga ngo Dawidi nawe yagiye mu ishamba kugira amavuta yegerane. Atayagirana akagenda atagaguza amavuta muriho. Nta gihe cyo gutagaguza amavuta kuko na Benihadadi ari kurwana inkundura kandi Benihadadi we yamaze kwibagirwa ko urugamba ruriho. Ariko Ahabu wibuka ko urugamba ruriho kandi wibuka ko byanga byakunda intambara igize ute ikomeje. Wikwibagirwa ko urugamba ruriho. Urugamba rurakomeje. Dawidi ntabwo yagomba kwibagirwa ko urugamba rugize ute ruriho. Iyo byibagirwa biba byararangiye. Umufilisiti yari afite amaboko yari afite imbaraga. Buriya ibintu turwana nabyo ibintu urwana nabyo ibintu bituma Imana igushiraho amavuta ikakwihera amavuta ukagendana nayo ni ibintu bifite imbaraga Imana yagutanze byakurya mu minota mu masegonda byaba byagutanyaguje byakurangiye. Rero rinda amavuta ariko n'ubundi ntuyakandagiza abandi. Rinda amavuta ntakuza ntuyazanemo intambara. Rinda amavuta ntuyazanemo intonganya n'induru. Rinda amavuta mu buryo bwose bwo gusenga. Yobu yaravuze ngo
ngo naho napfa ariko nzarinda mpfa narikuraho kuba iki inyangamugayo. Rinda amavuta uba inyangamugayo, si uko ibigeragezo bitariho, si uko intambara zitariho, si uko urusaku rutariho, ariko rinda iki? Rinda amavuta. Satani ntagukombe, abademoni ntibagukombe ngo bakumareho amavuta. Binyangamugayo mu bintu byose. Ibibembe nibiza wabiteweho nyine n'Imana ubinyangamugayo. Uburangunze kubera ari ibigeragezo tujyamo Imana yabigizemo uruhare. Ikavuga iti rero ubundi hari urukundo tuvuga ngo dukunda Imana. Ubwo umuntu akagira ati Imana ndagukunda, ngewe ndagukunda, urabizi nagiye hanaha. Oya, nayo hari akantizana kugira ngo irebe urwo rukundo ugira ute uyikunda. Ntabwo urukundo rw'Imana rupimira mu magambo twirirwa tuvuga ku misozi, twirirwa tuvuga za Kadeshi. Oya, irazi ikazana ikintu gituma koko kwibona urwo rukundo kugize ute kurufite. Niba Imana yazanye ikintu kubera ishaka kumenya ko urwo rukundo ruriho, birasaba ko ubwawe wiherera mu cyumba cyawe. Simvuze icyumba cy'inzu, ufite icyumba cy'umutima. Iherere muri cyo, mu cyumba cyabwira Uwiteka uti Uwiteka ndananiwe, nyongerera imbaraga, ndananiwe nshoboza, ngeze ahaterera noneho. Ubundi hari igihe umuntu agera ahaterera, akagera ahaterera kandi hanyerera. Buriya ahaterera hanyerera haravuna. Ahaterera Esiteri yarahageze, ahagera mu gihe Abayuda bari basumirijwe. Buriya yarageze ahaterera, birangije Morodekayi aramubwira tumba nkubwira ibintu bimeze uku nuko, amutumati ibintu byagaze bimeze uku nuko, bavuze ko Abayuda noneho neza nta n'umwe uzasigara. Esiteri ahaho noneho nahazamuka kandi hanyerera. Uzano hazamuka hanyerera nuko ugenda usubira inyuma, bisaba ngo ugire ikintu wifashisha mu rugendo. Saba inkoni yo kugenderaho muri uru rugendo. Esiteri avuga ati muri iki gihe kigoye nta muntu we ntabwo nemera kugera imbere y'umwami, ntibyashoboka. Intumwa isubirayo, Morodekayi aramubwira ati wowe ubwawe naho utavuga ukicecekera, nta kabuza Abayuda tuzagira ute tuzatabarwa. Atakevos, ariko wowe n'inzu ya so, wowe n'inzu ya so ntabwo mu bantu bazatabarwa murimo. Ceceka nanga uvuga. Aleluya. Ubwo Morodekayi nagize ute aramaramaje. Esiteri nawe ageze ahanyerera kandi hazamuka. Na Morodekayi naramumaramarije. Urumva ageze hagati no hagati. Aleluya. Ariko birangije kubera ko Morodekayi we yarakomeje, yaravuganye n'Imana. Kandi kubera kuko nta muntu yari ari guhangana nawe, kubera kuko atari gukanagiza abantu ngo ndara kwizamu ngo murabizi ngo ninjye uharyama neza. Icyo ni urumva nta n'ikintu ubundi nta n'ikisobanuro yari afite. Hari igihe umuntu ajya mu rubanza nta n'igisobanuro afite, umuntu akajya mu rubanza nta n'umuherekeje. Urumva Morodekayi we ari mu rubanza nta kisobanuro, nta n'umuherekeje, nta n'uramutekera none azavuye mu rubanza. Urumva Abayuda bose bari bamaze kwambara iki ibigunira, bari gusenga ubutitsi, kurya ntibyari byemewe, kwambara neza ntibyari byemewe. Ubwo urumva Umuyuda ari kwambara neza, Esiteri akambara neza inyuma ariko umutima ukambara nabi. Ageze ahamanuka ubundi hari igihe umuntu ava aterera akagera ahamanuka. Ageze ahamanuka none igihe kiragera aravuga ati ndamaramaje, ngomba guhura n'umwami nkamubwira uko dusumirijwe, nkamubwira ko ibintu bimeze nabi, anyice nanga se ntanyice. Ndamaramaje. Ubundi mu mavuta habamo kumaramaza. Mu mavuta ni ukwemeza, jo ni ukwiyemeza. Ubwo ugira ngo utiyemeje ibi bintu wabikora, ntago wabikora kuko ibintu umva mu matwi yawe byo byonyine ni byinshi. Utiyemeje no kubikontorora byakugora, ariko kuko harimo kwiyemeza. Aleluya. Niyo mpamvu Imana igufasha ugasanga nta ngaruka byaguteye, ugasanga ntiwagize umutwe buri munsi ngo wore ku bitaro. Nuko wiyemeje ukemerera Imana, ariko ibonye uri kujandajanda ibyagutera iki izindi ngaruka. Esiteri avuga ati ndamaramaje kugenda ku mwami nkemera kandi cyo kugira ngo nzagira ikibazo n'Abayuda bene wacu, kuko Abayuda nibashira ntange ntaho ndaba nsigaye. Ariko uzi gusigara urarya bene wanyu ntabo ugasigara wenyine. Esiteri avuga ati binabyo byaba gusigara mu itongo, kangende ngera imbere y'umwami mwikubita imbere numva icyo avuga ku Bayuda. Haleluya. Ubundi Abayuda buri kintu cyabarengeraga na amavuta.
nta mavuta bari bafite muri kiriya gihe. Iyo usanga ngo nta mavuta bafite, abayuda bagombaga kuza nk'abantu baciye bugufi bakaza gutera hehe ku mwami, bakamubwira bati twumvikane, ufite umukobwa wacu, kabiri murabana n'umugore wawe, niwe watoranyije mu bandi bakobwa bari beza, none niba ugiye kwica baramu bawe ukica na ba sobukwe, wowe uri muntu ki? Bakaza bakamutukira ku gasozi. Ariko amavuta yatumye abayuda bikomeza. Buriya ubundi amavuta nicyo cyiza cyayo, atuma wumva ukomeye no mu bihe bibi, na hahandi byanze uhabwa imbaraga ziri muri ayo mavuta. Aleluya. Ubundi ubu muri kwiga mwabagabo mwe mugira ngo agaciro ni amavuta. Ubu byo yakuvuyeho twese twabimenye, ariko kubera kikuriho Imana igumye yakurindireho. Aleluya. Abayuda rero ikintu bahagazemo na amavuta, bayabamo, bambara ibigunira, barasenga, batakambira Imana. Ntago batakambiraga umwami, ahubwo batakambiraga Imana. Abakristo tuve mu gihe cyo gutakambira abantu, tuje mu gihe neza cyo gutakambira iki? Imana. Kuko nidutakambira Imana, Imana irazi ikore nk'Imana. Ariko nutakambira n'umuntu uzamubona nk'umuntu mu bumuntu bwe. Kuko bari intambara abantu barwana Yoweri, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nyine ngo ibyo byabaye intambara, ariko ugasanga we yabaye hasa nk'umuntu utakambira umuntu, ntiyigeze atakambira Imana. Ubundi iteka ryose icyo umuntu yasenze arakibona. Niba warasenze Imana izakwereka nk'Imana, niba warasenze umuntu azakwereka nk'umuntu. Ubwo rero tegereza, wowe icyo wasenze nicyo uzabona. Wiyirenganya kuko ntiwigeze uyisega. Icyo bikoze naho n'uwayisenze yagize ute? Yaramwiyeretse nk'Imana. Aleluya. Abayuda rero bo bafashe umwanzuro bavuga ati ntidutakambira umwami, ntidutakambira Esiteri, no, turatakambira Imana idukize, nanga se ntidukize y'ubwayo. Twembweho turamaramaje. Nigera ku mwami, umwami ararara ataryamye. Haleluya. Nigera ku mwami, umwami arabura amahoro. Nigera ku mwami, umwami arabura ibitotsi. Nigera ku mwami aranyura mu nzandiko asanga hari icyo abayuda bagize bate? Bakwiriye. Aleluya. Imana y'ubwayo itera umwami kongera gutekereza neza. Imana iramusanga y'ubwayo, yumva icyo Esiteri avuze, acyumva neza. Kandi nubwo yakivuze mu gihe mw'abantu mwe kitari cyo kugera ku mwami, bundi hari igihe biba bibujijwe, ariko hari n'igihe umuntu yihurayo akavuga ati reka nihureho rwose, ni data ni mama inyice nanga inkize. Esiteri rero byari kuvuga ati ni umugabo wanje ankize nanga agira ute? Anyice. Esiteri ngo yihurayo, agezeyo amubwira ikimugenza. Mugabo atega amatwi aramubwira ati byagenze bite? Byagenze. Aramubwira ati nyine inzira zanyu zazinyura, none dore impapuro zigiye gusohoka, bagiye bazimanitse, ibintu byagenze gutya. Umwami aramubwira ati nuko byagenze. Okay, ubwo ari uko byagenze, nanjye ndagusezeranyije. Aleluya. Nanjye ndagusezeranyije, ngiranye nawe isezerano rikomeye. Nubwo byagenze uko, impapuro nubwo zanditswe zikaba zamanitswe, ariko n'ubundi ninjye ushyiraho nkanakuraho. Aleluya. Ubundi Imana ishyiraho ikanakuraho impapuro aho zamanitswe. Abayuda nabo bahawe uburenganzira, aleluya, bwo kongera kwandika izindi bavuguruza ibyari ibya mbere. Ubundi amavuta atuma hari ibintu avuguruza. Amavuta hari ibintu avuguruza bigateshwa agaciro, ariko iyo utabaye maso wowe ubwawe ibyo watumbiriye biraza ubwabyo akabura ibyo bigusunika. Buriya abayuda batumbira bati amatangazo yamanitswe, tugomba kwicwa, tukamanikwa ku biti. Noneho ubu ngubu Hamani nawe akavuga ati okay, abayuda nabafatishije. Buriya yari afite ibyiringiro birenze, yari ameze nk'inuma iri kubyinira ku rukoma. Nabonaga kera tugihinga amasaka, bajya kubona ukabona inuma igiye mu masaka ari mu rukoma, ikabyinira ku rukoma, we yamara igasimbukira he? Ku isaka. Nawe rero yari yabaye nk'inuma iri kubyinira ku rukoma. Icyambere avuga ati abayuda ndabafite, ndi ku mwami. Icyambere mwene wabo ni umuzamu wo kwirembo. Urumva ko gasuzuguro? Atumba fashe kujya mu kiganza, icyo ndasaba cyose umwami aragira ati arakima. Kandi nakima, ikintu ndasaba nuko Moridekayi bashinga igiti kirekire bakakimumanikaho.
aleluya. Ati icyo nicyo ndasaba. Birangije kubera kuko inzandiko zari zamanuwe ntabyo azi, nawe yaratunguwe, Imana yaramutunguye. Ubundi Imana iratungurana, mu byo urimo Imana iratungurana. Hagiye kubona ngo abona ibintu birahindutse, abona aho yari ibintu birahindutse. Umwami amutumaho ati we ngwino hano, bimeze bite? Bimeze. Aramubwira ati bimeze gutya. Mwami turabigenza bisya, ndi umugaragu mwiza kuri wowe, ibintu bigomba kugenda bisya. Yererererere, avuga ukuntu agomba kwambara umwambaro w'umwami, avuga ukuntu agomba kugenda ku ifarashi, avuga ukuntu baramutambagiza umurwa. Akavuga ati nyine umwami akunda kubaha nuko bajya bamugenza, niko bijya bigenda. Ariko akabivuga mu bwenge, ntavuga ati ninjye urabikorerwa, ninjye mu bwenge, mu buryarya. Ariko afite ikintu ahishe hehe mu mutima. Birangije umwami aramureba, aramubwira ati ibyo uvuze byose hatavuyeho na kimwe bikorerwe Morodekayi w'Umuyuda wabitse amavuta akayazigama, aba ari we bikorerwa. Ubundi ibyiza byose uzarebe, ibiryo byiza byose bitekwa n'amavuta. Uzabicunge akavange keza kose, uzagenzure uko baba batashizemo amavuta. Umuntu ujya gukaranga inyama ashiramo amavuta. Mbese urumva amavuta agira ibintu byinshi. Amavuta yo mu isi niba akora ibyo byose, urumva amavuta yo y'Imana akora ibiki? Akora ibirenze, kuko n'ubundi agize ute? Ararenze. Aravuga ati ibyo uvuze hatabuzeho n'ikintu na kimwe Morodekayi abikorerwe. Aleluya. Morodekayi atambagizwa umurwa, Hamani ari we wabyisabiraga, akumva atazi ko ari kubisabira nde? Morodekayi. Rero ucyambaye umwambaro w'intambara ye kwirata nk'uwikuyemo agize ute? Atabarutse. Ahubwo tumenye ko tukiri hehe? Ku rugamba. Dusaba imbaraga tube ku rugamba neza, kandi tube ku rugamba dukiranutse. Aleluya. Imana y'amahoro rero nishimwe kandi nihimbazwe. Ijambo numvaga twaganiraho, Imana iranshize ku mutima, niryo ngiryo. Mukomere kuko kubakomeza ari hafi yanyu. Baha umugisha. Amen. Amen. Arakoze cyane Mama Rehema, reka tumushimire cyane. Tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yaberi, umuhereze umugisha cyane kuba yemeye kutuganiriza ijambo ry'Imana. No kuri Imana igushyigikire cyane. Tugana ku musozo, uratanga nimero ya telefone maze nurangiza udusengere nuko tugane ku musozo wirivuga butumwa. Nimero ya telefone ni 0787 Muradusengera. Kadusenge duce bugufi mu mitima yacu, aho umuntu wese aherereye urukumva ubu butumwa nangasira ijambo ry'Imana, ace bugufi aho waba uri hose. Dusenga Imana. Data wa twese mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye neza yawe, tugushimiye umugambi wawe ufite kuri twe mwiza, umugambi utarondoreka. Tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye iki gihe cyiza waduhaye cyo kuvuga ijambo ryawe. Ni igihe watwihereye wowe ubwawe, nta muntu wari kubyitekerereza ubwe, usibye ko winjiye kuri mutima wa mwene data Joel, ukamusanga ukamuganiriza, kumva ko ari ngombwa ko muri ibi bihe abantu bakeneye kumva ijambo ryawe. Niyo mpamvu Data twese wo mu ijuru tumusabiye umugisha. Reka umwuka wera abe kuri we, kandi mu bihe byose ajya agira ijambo rimufasha. Mu bihe byose Imana Data ijya imuhumuriza, kandi umuntu wese uzumvira ijambo ajya agira umwete wo kumva hari aho rimukwe n'aho rimushize, kandi umuntu wese unaniwe akomezwe n'ibyo yumva muri iri jambo. Urakoze Data twese mwiza, tugushima imitima ukomeje, tugushima iyo wubakishije iri jambo niyo uzubakisha irindi jambo. Ibyo byose turabigushimiye kuko biri mu kuboko kwawe. Nushimwe Data twese mwiza ko wumva gusenga no kwinginga kwacu, kandi ibyo tugusabye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.